Ndabasuhuje inshuti bavandimwe ba Karungu TV, mbibutsa gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo mukomeze mutange ibiganiro abantu bajye babikurikirana. Ndagira ngo rero nk'uko mubibona, ejo twari mu kiganiro tuvuga ku byo gufunga insengero, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi nshaka kugira mvuge ku igihe habaga hateye ibyorezo byagendaga bite. Mu by'ukuri nk'uko mubizi hateye indwara yitwa ubushita. Ubushita ni icyorezo kigeze kubaho kera, ntabwo ari ubwa mbere cyaza ku isi. Twebwe rero nk'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, iyo bavuze ubushita tubyumva neza kuko kigeze gutera mu gihe itorero ryacu ryavukaga cyangwa se ryashingwaga. Umujakazi w'Imana Ellen White yaranditse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, asobanura neza ko abantu bagomba kwikingiza no gufata urwo rukingo, ndetse ubwe nawe yafashe urukingo rw'ubushita. Aya magambo rero muzayasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Witwa Robertson ni umwe mu banditse inyandiko ze cyane bakoranaga. Ni ukuvuga ngo yavuze ko nta ngorane irimo mu byerekeranye no kwikingiza. Ntabwo twaba duhakanye kwizera kwacu rero turamutse twubahirije amabwiriza yose yashirwaho na leta cyangwa se guverinoma z'ibihugu mu rwego rwo kugira ngo icyorezo cye gukwirakwira ahantu hose. Turi abavuzi bakoresha ibimera. Ndagira ngo mbwire abakunzi ba Karungu TV ko kuba mwakubahiriza amabwiriza yose yashirwaho na gahunda za leta agendanye no kwirinda ubushita, nta cyaha mwaba mukoze ndetse nta n'ikosa mwaba mukoze, ahubwo twakabaye aba mbere bo gufasha mu kwirinda, kuko kwirinda ni imwe mu nkingi itanu ziranga umuntu ufite umwuka w'Imana. Nk'uko rero gahunda ikomeje, hari abambwiye bati none n'insengero zacu ko bari kuzifunga bimeze bite? Nimwubahirize inama zatanzwe mu gitabo cy'abami ndetse no mu ngoma, murebe uko urusengero rwubakwaga ndetse n'imbere habaga hari igikarabiro, gahunda yo gukaraba rero. Ahubwo byaba byiza insengero zose zitujuje ibyo leta ishize mu bikorwa byo kuba bazihagaritse, kuko ngo igihe Abisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa bari barigishije rwose amategeko y'isuku kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo, ndetse iyo hagiraga ufatwa n'ibibembe, indwara nyine cyangwa se icyorezo cyazaga bidatunguranye, yajanwaga inyuma y'ingando kugira ngo ibintu bisobanuke kandi bigende neza, akavurirwayo kugeza igihe akiriwe agahumanurwa. Ibyo muzabisoma neza mu gitabo cy'abariwe. Bavandimwe rero, kwizera kwacu kwe kuzazamo ubujiji cyangwa se ngo twigire abadashaka gusobanukirwa na gahunda y'iterambere cyangwa se gahunda yo kugira amagara mazima cyangwa se igihe tugezemo. Bavandimwe rero, niyo mpamvu igihe cyose hagize ikintu gishya cyaduka tugomba gutanga umuco kw'ibyo bintu kugira abantu babisobanukirwe, hate kubaho kumva ko turi guhakana ukwizera. Murakoze, murakarama, mugire umugoroba mwiza w'isabato, kuko ubu ndabona isabato ikomeye kuko ntigirangira, izahoraho. Bavandimwe, mureke twubahe Imana kandi twumvire ubutegetsi. Nuko ejo bundi numvishe abantu baririmbaga bamamaza umukandida wabo, bavuga ngo intumwa yacu ngo isa n'iyavuye mu ijuru. Bavugaga umuryango wa nyakubahwa perezida wa repubulika wiyamamaza kugira ngo uyobore u Rwanda. Ariko ni ukuvuga ngo impamvu ubutegetsi bwose iyo bugendeye ku mabwiriza y'Imana cyangwa se bukagendera ku byanditswe biziranenge, bugira amahirwe yo kurama kandi bukabaho neza. Bavandimwe rero, mujye mukomeza mwubahirize gahunda n'amabwiriza ya leta z'ibihugu, iyo zituyobora neza mu murongo ujyanye neza n'amahame agenga ijambo ry'Imana kandi atabangamiye ibyanditswe byera cyangwa se ibyanditswe biziranenge. Ni ukuvuga ngo
hari n'abami tuzi bagiye bahemukira Imana, ariko iyo umwami yajagaho agatema ibigirwamana bya Shera, agasenya ingoro zubakiye ibigirwamana, uwo mwami ubwami bwe bwararambaga. niyo mpamvu buriya bavugaga bati afite ubwenge nk'ubwa Salomo. Murakoze, murakarama, mukomeze mugire sabato nziza.